ikinamico. Muri uyu mukino twabateguriye ukaba ugizwe n'abakinnyi batanu biri hanze: Nzovu, Ngonera, Ridima, Tumukunde. Mukurikire umukino. Umva nkubwire biri hanze. Uzi ko ukomeje kumenyera umubiri wanjye. Ndamutse nkubwiye igishoro nshyira ku mubiri wanjye, uzi ko ushobora kumenyera kandi nta kufu wifitiye. Wari ubizi yuko mfite musaza wanjye w'umujepe? Musaza wawe w'umujepe? Akuguzi twebwe natwe dufite bakuru bacu b'abajepe. Nanjye mfite mukuru wanjye w'umujepe, none akora muri CTU. Urumva? Ararenze we. Nuzana musaza wawe ko w'umujepe, nanjye nzazana uwo. Winkanga rero. Umva nkubwire, ibyo nge ntago bindeba. Icyo nsabwa ni uko ugaragaza ikofi yawe. Ibyo ntago binangiye nitaho ibishoro bro. Ntago byavamo. Reka nze nkubwire, kugaragaza ikofi nta kibazo, ariko kanze nkubwire sheri. Kuki ukomeza kunaniza rwose? Hajye ngo abantu bageze muri urwo rwego rwo kujya mu kwezi ngo ntago mwabona n'abagabo. Nuse kuki ngiye mfite bro wanjye wambwiye ngo we na sheri we ngo barabikora bari mu kwezi bagatwika hagashya hagakunguka. Ubu ngubu igiye ukagenda ukoga ugakora isuku, ntabwo waza ngo tugakorora inani akugira ngiye kwiteza bira bishinge koko. Nta kofi nta cyabaye. Bivuga ngo ushaka ikofi. Nindamuka nzanye ikofi urahituma. Bya danje. Reka nze nkwereke. Akuse kanze mubwire ko buriye ntago ndahembwa. Ariko nubwo ntarahembwa, reka nze mamagara jama wanjye wenda ngo uzigihumbi turebe ibya. Akose uri gukomanga nkaho iwanye ari kwa nyoko, urakomanga hano ushaka ikigwesha. Uri gukomanga hano ni bunini kwaswe. Mva nkubwire, amadeni yose nari ndimo mu kwezi gushize narayishuye. Ariko sikaze nkubwire, kanze nkubitira umugabo hano. Umva nkubwire, sheri nubwo nawe wananiye. Reka nze ngiye nkubitiri yambwa nyime n'amajigo, urumva? Ngiyeho biri hanze. Ntago imbwa imenyera mu kazu kanjye, gitumba narikodeshereza. We ntago wumva sha? Ese wagiye ukumva uwo muntu uri gukomanga ko tumaze kumvikana ikofi hari ibintu birenze? Cyane undi mubebe uje kukureba. Wakagoryo ni wowe wari uri kuzukomanga untesha umutwe. Akagoryo utangiye kunyita akagoryo se? Umva nkubwire, igihe turyamana havuyemo ikintu bise urubuto. Ubu ngubu ndatwite. Akese kintu giturika wakagoryo ko mbona ubuzuwi n'ubupantaro ngaha. Umva reka nkubwire winuka sibyo? Ngiye ubu ngubu ndatwite kandi nshaka ko ari byo tuvugana. Tuvugana ibiki wa mukobwa ko mbona n'imyaka yo kubyara utayigejeje ushaka ko tuvugana iki? Imyaka ni ibiki? Imyaka ni ibiki? Imyaka ntago ari ibyara bro. None se habyara iki? Habyara iki? Icyambere niyo waba ufite imyaka 10 ariko hari. None se ubundi ushaka iki? Ushaka iki? Ngiye ndi kwifuza ko umfasha kurera uyu mwana cyangwa inda tukayikuramo. Ibintu ni bibiri. Ibintu ni bibiri kanze nkubwire. Inda ntago twayikuramo. Niba unayitwite ubwo nyine wihangana. Okay, nari bubwira afasha kumurera. Kandi ntugere mu nzu ufite undi mushitsi. Ibyo se birandeba ahubwo reka ninjire. Winjira? Ninjire. Ko mbona uri kunsunika se? Oya wisunika. Uri kunsunika mu biki? Winsunika aso waze gusunika ugo rugi. Ako muraseze. Ese ko numva muri gusakuza cyane habaye. Cyazandaza wezaje kukureba ariko mana yanjye naragowe. Seba wandaya nawe. Ubu uri gusakuza ngaho uzi n'ibibazo hano. Agakobwa kagashitori kaje kanesha umutwe ngo nagatena ngo naguteye ngo tuyikure magakurwa muri Nyabarongo. Wamuhaye karibu sakaza ubundi wabikoraga uzi uko utazamufasha. Kara gakobwa se n'ukuntu kansindishije kakamama yoga menshi kagatuma nkorera ubundi shamana yanjye. Ibyo ntago bindaba mani garagaza ikofi nge nicomokere mba mfite akazi. Bebe kanza nkubwira umenye ko nari nakuyemo kandi na bogisa kandi ubuka ko ipano nashize hanze kandi ndaje. Sawa nari butebuka mani we kandi akanyenyeri ukurikiza amabwiriza. Ibyo ntago bindeba. Gira vuba kandi. Umva nkubwire na nubu wanze kunyingurira. Iyi ndiviriyemo hano ku muryango. Wareba ibibazo uhura nabyo. Uburyo umubyeyi wanjye nkunda. Ako ndi kumva mu nzu harimo indaya niyo mpamvu wanze gukingura. Oya ntago nanze gukingura rwose.
ngaho rero makaribu ninjire cyangwa iyi nda iviremo hano ku muryango urebe ibibazo uhura nabyo. ariko ubundi wagakobwa ubu uravuga ngo inda ngikuvemo ngewe biri hanze iwacu ntabwo dutera inda abantu b'iwacu bose baragumiye uko mfite mukuru wanyu ufite imyaka 45 none ibaza ukuntu nagutera inda nawe mfite 35 kandi turakurikirana urumva nagutera inda ngambwiza ukuri. Ibyo se bivuze iki kuba bafite 40 n'ingahe? Icya mbere ni ukubyara bro. None niba hajemo umwana reka none uyu muntu uri mu nzu umusohore hajya baravuze ngo ni iki? Ni indaya. Ayi baba we nawe umwise izina ribi. Reka nabirenze. Ako sheri wumva mubwira hari hanze hari agakobwa rero kameze nabi wambabura ugasohoka nkareba ibibazo bafite nagatenda rwose wenda diru y'amafaranga nzaza tuyipanguta. Mani mwinsambanyiriza ubwonko mu nkorera ikofi nigendere. Asi jyawe byose ni amafaranga. None se uraboneye i Kigali wayibamo gute? Okay, reka nze nkwereke. Nta mafaranga mfite, reka nze mpamagara umujama wanjye ukora Joakare ni umukanishi. Ndebe byibura ko yaza akanguza kuko ndabona ibyawe byabaye intambara. Umva wagakobwa nawe icara hariya nawe icara ubwo ngize abagore babiri. Ndakwiyamye sinda agakobwa kanyoko. Shamu mbabare njye mukora ibyo nikora nigendere. Ase na ubundi matunze muri babiri ntago mwabyemera. Njye kugira ngo marikwe na harika. Okay, jama rampamagaye reka nze mwitabe. Hewe uriya mukayitasi ngo nibiri hanze niko agire kujya adusige mu kabari turi abantu b'abagabo rwose ngangagiye kugura indaya ngira ngo kiradusiga mu kabari ngo kigiye kureba indaya ako tugende kukireba mu rugo kize kishyura ibintu n'igihwerahwere hano b'abagabo ngewe ndumva nanasinze sige mu kabari hejuru Chingura wambao. Singura wamuhweraherewe. Navuze ngo chingura njewe nanasinze. Udusige mu kabari. Dusige mu kabari utishinze. Arakinguye. Ase izi misega ko mwamisegamo. Biti wambware kugira ngo dushige mu kabari turi abantu b'abagabo ngo je kureba indaya wa mushenzi indaya turuta ase kanze mbabwire iwanjye niro babwiye ko hagera imisega nk'inkama ngewe na mugenzi wanjye twirirwa mu kabari nubwo wadusigira amayoga wasiga abantu b'abagabo ase kanze mbwa wakana nkawe uyu wari umusega ukuzana mu rugo rwanjye nta soni none se nkawe urayifasha dusiga mu kabari barimo baratwishyuza ibintu twe twabyaze ese twishyuye byahetse twishyuye nishyuye karaka kagwabwa nakwishyuye mubwire wowe uzi n'ubwenge mubwire ko waducitse nk'ugiye kunyara tukagira ngo ndagaruka jya kunyara ko naringiye nayo ntabwo nambabwiye diru naringiyemo iyo nda yawe mukobwa se ubundi iri he harya mwamisega mwebwe muraza muvuga mutwita indaya hari ubwo turaryamana namwe mwagiye mureka kutubangamira harya nawe baguteye indara shabyihore ngende ishakira ikofi nta kindi nshaka yo nimba nawe gishangiye yarayinkubise pe none ari no kunyitakana iwe uratwite se shamana ryo ukora amafaranga i Kigali ntabwo ari ukuyiba mushinyika mva nyine ubu ngubu bimaye isomo ubu ngiye kubyiga azumirwa ariko niyo bundi n'indaye ebyiri ubundi umuntu yafashe imwe n'undi agafata indi ndaye n'umwe n'undi umwe n'ubundi kare ebyiri ubundi wibye inzoga tubyihorere n'ubundi iyo umuntu yanyweye aba ashaka n'umugore n'ubundi harimo ebyiri mureke mfata imwe nawe ufata indi niko sha ako kanze ako ubundi mbabazi ubundi abantu banjye muhuriye he namwe ako sha muvuga ngo nimbaho umugore umwe okay reka nze mabwire ubundi ngewe ntabwo mbakunda karakana gafite imyaka 18 nagatinda bwose ngiye kubusohora mubwire ushaka umwe ngewe n'ubundi ndoga nta kintu zimariye nishakira indaya ngewe hasi nawe ushaka indaya ngewe kariya kana nabonye n'ubundi hari na keza ngewe ndagatwara n'ubwo agateye inda nta kibazo tuzamurerana
ngize amahirwe mubankurira rwose ni izina ry'Imana banzengereje kariya kana ndagatenda kandi wabo ni abakire baramutse bamfashe banamfunga mbara rwose mutunkurira nuramuvuna muheto amaze ibyumweru 6 hano urumva ko agiye kuza icyumweru nta kintu arankorera ngo baragwaye rwara miswi rwakugase akagwa mu gisongo turanararana man tukakuramo nkurinzi ngegera ahangaha nimbona ubinkijije reka nze nkwereka uzi idiri tugiye gukina iyo diri ni ubwo ngubwo tugiye gukina diro ngiye kugenda bateka imitwe basohora nkigera hanze bo muntu bageze hanze mubasamire hejuru ubundi muhite mubatwara sibyo nta kibazo rwose ngewe n'ubundi umukobwa niwe numva nkeneye aya masaha nawe uramfasha nanjye ndi kumva no hasi bimeze nabi kugeza aho nababoneye mana yanjye we icyo nicyo reka nze njye mu nzu sha reka nze noneho reka nze ninjira mu nzu nkwereke ukuntu nsohora imbwakazi mva mwa bakobwa ikintu cyose mbasabye wagakobwa sinigeze ngutera inda sintera inda iwacu ni maroga ni bagyurute sinshaka n'amagambo meza muhita musohoka mumvire mu nzu mfite abahungu 6 tubana muri iyi nzu muri geto mubona niba mutashaka ngiye kubashiramo igiti rero reka nkubwire sibyo uri gushaka ko ngenda impa amafaranga ubundi nsohoke ntari bindakureka uzagumane n'indaya zawe ase wabonye indaya hano koko nayibonye n'ubu irahari singiye ese wa mukobwa kubera icyo ubumbwira ngo ndindange ntago ndindaya nagiye kwirira amafaranga mpita nkubitana nyine n'uyu mutipe mu kabari nyine turahuza tu ndavuze ngo mwese sinitaye ngo uri umukobwa ngo uri umuhungu muhita muvira mu rugo mwese muhaguruka vuba tugende muhita muvira mu nzu amafaranga yanjye najyemo amafaranga yanjye musohoke muve mu rugo amafaranga yanjye amadolari mereza nigende ndavuze ngo muhite muvira mu rugo vuba mereza nigende mutahe sinye bashaka hano hasi mutahe oya urataha cyane gutaha umva genda sohoka ntabwo ngushaka nushaka umuhamagare ubundi se ngenda kuzi toka